Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Niba utarakanze subscribe ntugende utabikoze kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ntugacikwe n'ibiganiro ducisha hano buri munsi. Tuhacisha ibiganiro byinshi byaba ibyo kwiga ndetse n'ubuzima busanzwe, inama ndetse n'ibindi. Kandi ibyo bindi biracyaza byinshi ntarondoye kandi nabyo byiza. Kanda kuri subscribe niba utarabikoze kugira ngo utazambura undi munsi. Hanyuma rero tugiye kuganira ku bintu bitangaje byabayeho kuva isi yaremwa. Ntuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi. Tudatinze rero, reka dutangirire muri Amerika, muri leta ya Colorado, mu mwaka w'igihumbi 1945. Tugiye kuganira ku nkoko yabayeho amezi 18 kandi iyo nkoko icitse umutwe. Icyo ni igitangaza cya mbere cyabayeho kuva isi yaremwa. Inkoko yabayeho amezi 18 yaracitse umutwe. Uti byagenze gute rero? Iyo nkoko yitwaga Mike Headless. Uyu Mike azwi cyane nkuko nabibabwiye muri leta ya Colorado, niho yakoreye ibitangaza Mike. Hanyuma akanamenyekana kubera yuko yabayeho amezi 18 nyuma yo gucibwa umutwe. Hanyuma rero uti byagenze gute? Umuhinzi witwaga Lloyd Austin yaravuye guhinga nk'ibisanzwe. K'umuntu ava guhinga akavuga ati okay, reka nshake icyo kurya. Aravuga ati uyu munsi ngomba kurya inkoko. Ajya mu matungo ye, hanyuma ageze mu matungo ye afata inkoko, ubwo ni Mike, ayikata ijosi nk'ibisanzwe. Afata ubwo twakwita nk'umuhoro, gusa kera bakoreshaga udushoka. Afata agashoka ke, hanyuma ajya gukata ijosi inkoko. Hanyuma amaze gukata umutwe w'inkoko, ntabwo umutwe wose wahise uvaho. Hari igice cy'ubwonko, ubwo ni igice cy'ubwonko bukuru cyitwa brainstem. Icyo gice nicyo kiyobora ibikorwa byose by'ibanze nk'ubuhumekero, imyakura, kugira gusangira amaraso n'ibiki byose nicyo kibikora. Hanyuma nanone igice kinini cy'ijisho rimwe nacyo cyarasigaye. Hanyuma nuko Riyadi n'umugore we bagiye kubona inkoko irirukanse, baratungurwa, babona iri kugenda nk'ibisanzwe. Hanyuma babonye iri kugenda imaze nk'iminota 10, baravuga ati iyi nkoko reka two kongera kuyisonga, ahubwo ishobora kuvamo ikintu gikomeye, ikaba icyamamare, hanyuma natwe tukabyungukiramo. Nicyo gitekerezo bahise bagira. Nyuma yo kugira icyo gitekerezo rero, iyo nkoko yabayeho amezi 18 yose itarapfa kandi yarakaswe umutwe, nkuko uri kubibona hano kuri ino foto. Yego,
nibyo use wibaza ngo ese ayo mezi 18 yaryaga ite? Icyo kibazo umuntu wese yakibaza. Mike ntiyaryaga nk'ibisanzwe nkuko izindi nkoko zirya, cyangwa ntago yanywaga nkuko izindi nkoko zinywa. Ni ukuvuga ngo Mike yagiraga gute? Yarafashwaga, bayigaburiraga ibiryo bakoresheje ipepeti. Ipepeti murayizi cyane. Bakoreshaga ipepeti, hanyuma bagashyiramo ibiryo byoroshye bikanyuramo, hanyuma bagakoresha n'amazi bayacishije muri iyo pepeti, ikamanukira mu muhogo. Nyuma y'ibyo Mike yabaye ikimenywa bose, abantu bose kuri icyo gihe barayimenya iyo nkoko. Hanyuma Lloyd Olsen atangira kuyikoresha mu byo twakwita nk'ubucuruzi, kuko yayijyanaga nko mu bitaramo, yayijyanaga mu bintu byinshi bitandukanye. Kuko urumva amezi 18 inkoko yaracitse umutwe, buri muntu wese yifuzaga kugira gute? Kumenya Mike n'uburyo abayeho. Hanyuma kuva ubwo nibwo ishoramari byatangiye kuri Mike. Batangira kuyijyana mu bitaramo, bishyura, bayijyana mu imurikagurisha. Abashoramari benshi baza kuyireba, kugeza naho Mike yinjizaga amafaranga asaga ibihumbi 4,500 by'idolari muri icyo gihe, mu mwaka w'1945. Ubwo ni ukuvuga asaga ibihumbi 50 by'idolari uyu munsi. Ibihumbi 4,500 by'idolari muri uwo mwaka wa 45, tuyashyize mu madolari y'ubu ngubu ni ibihumbi 50 by'amadolari uyu munsi. Iyo ni inkuru yabayeho, ikaba ikimenywa bose n'abantu bose, kandi murumva ni inkuru itangaje kubona inkoko icibwa umutwe ariko igakomeza kugira gute? Kubaho. Ni ibintu bitangaje cyane. Ndaje mbabwire ikindi kintu nanone cyabayeho gitangaje utaruzi. Komeze urebe ino video kugeza irangiye. Okay, hanyuma rero mbere yo kugira ngo nkomeze n'ikindi gitangaza cyangwa se ikintu cyabayeho kidasanzwe, ndagira ngo manze ngusabe niba utarakanze kuri subscribe ubanze ubikore, kugira ngo ibindi biganiro bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ikindi dusangize ubu butumwa cyangwa se ino video abandi bantu badafite access kuri ino YouTube channel yacu ariyo yitwa Fisher TV. Hanyuma tunabasaba gukanda subscribe. Tudatinze rero, ikindi gitangaza cyangwa se ikintu cya kabiri cyabayeho kidasanzwe, mu mwaka w'204 mbere ya Yesu higeze kubaho gucura umwijima ku isi. Hari amanywa hakita habaho umwijima uteye ubwoba ku isi. Hanyuma uwo mwijima umara igihe kirekire cyane. Nibwo icyo gihe ababirigi mu bwami bw'ababirigi bwa Roma batekereje yuko isi yaba irangiye cyangwa se baba bageze ku mperuka. Kugira ngo ibyo bibe, byatewe n'iruka ry'ikirunga cyabayeho gikomeye. Iruka ry'ikirunga cyabayeho ku bantu bazi iby'ikirunga, habayeho kuruka rw'ikirunga mu bwoko bwa explosive eruption. Buriya nitugera muri geography tugiye kureba ku yandi masomo nzabibasobanurira, ariko habayeho ikirunga mu bwoko bwa type ya explosive eruption, aho hazamutse gaze nyinshi ndetse no mukungugu mwinshi, ugahura n'izindi maguma zari zazamutse, riragenda ritwikira izuba. Isi ntiyongera kugira access
ku zuba. Ibyo ngibyo byamaze igihe kinini abantu bakeka yuko isi yaba irangiye. Hanyuma mwakoze kudukurikira. Iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro ibintu byabayeho bidasanzwe ku isi. Mwakoze kudukurikira. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Thank you.